tubivanye ku mutima. Dushimire itsinda ryateguye hija uhereye mu myiteguro ya mbere, kuko hija itegurwa umwaka wose. Rero hari abatararyamye, hari abavunitse, turabashimira cyane. Barimo komisiyo y'imigenzo y'idini, harimo n'abayobozi mu nzego z'umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda zitandukanye. Bose turabashimira cyane bwitange bagize. Imana buri wese umusanzu we Allah azamwakirire yakoze. Usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda online. Mashallah. Haji Raja, mashallah. Haji Raja, Ela, mashallah. Haji Raja, mashallah. Mashallah. Umuyobozi w'urugendo Sheikh Jamil. Ya Sheikh Jamil. Sheikh Jamil. Mashallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Karibuni. Sasa hizo kanzu nyeupe ziko wapi? Hizo kanzu nyeupe? Kwamba yote twajana. Mashallah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah. عربية. ما شاء نعم hamjambo karibuni naam wa alaykum salatu wa barakatuh naam minani wa alaykum salatu wa barakatuh mashallah dukomeze turebe abahajati mashallah abahajati nabo hano tegereza abahajati mashallah urabona ko baberewe mashallah wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh mashallah tanga zama ko bona ko hano rashush
biraryoshye karibuni ya akhi نعم ما شاء الله Wamparika sengena na moto. Karibuni ahe. Alikuwa haja tukona muona reka manza murebe hapo. Haja reka manza musuze kuna muona. Bari kuba muri bisi reka manza murebe. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك. توانجا بشير الله سبحانه وتعالى الذي بنعمته تتم الصالحات وكugingabirize ibyiza nk'ibingibi iki gikorwa cya hijja tubasha kukigeraho abantu kugenda kagerayo amahoro bene mbere bibanzizwa n'imyiteguro bakayisoza neza hanyuma bakaza kwinjira mu gikorwa nyirizina bakagikora bakagenda bagakora ibada ya hijja iremereye mu by'ukuri niyo mpamvu intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yayise ngo ni jihadi ariko la qitala fi ni urugamba ariko rudafite imirwano ariko ni urugamba niko intumwa y'Imana yayise ubwo rero uru rugamba impamvu nuko rusaba imbaraga rusaba kwihangana rusaba mbese umuhate rero turashimira Imana ko yabajyanye amahoro abahaji n'abahajati bacu kandi kabibagabiye amahoro usabe Allah subhanahu wa ta'ala ko hijja yabo bakoze bahaji n'abahajati Allah bashirire hijja yanyu ayibashirire ku mizani ibikorwa byiza kandi azayigire impamvu yo kubabarirwa aho mwakosheje nk'abantu kandi hejuru y'ibyo byose Allah twese azaduhurize mu ijuru Allah rero bakirire hijja yanyu ibahindure bagire beza kurusha uko yasanze mumeze nubwo mwari musanzwe muri abagaragu beza b'Imana ariko ubu noneho nyuma ya hijja turasabwa kurinda hijja yacu reka tuyibare nk'umuntu wambaye umwenda wera none ahangaha tubasabe tutinyamuneka mwirinde gushyira ikizinga n'icyasha umwenda wanyu wa hijja mwambaye Imana rero ibashoboze kuzakomeza kubungabunga hijja yanyu ku bandi bayisilamu n'abayisilamukazi n'inshuti z'aba bahaji n'imiryango yabo namwe twagira ngo tubashimire mwitabiriye kubaherekeza mwitabiriye kubakira iterambere ryaraje turi mu gihe cy'itumanaho gahunda zo muri hijja nyinshi mwana zikurikiye ntabwo twakwirirwa tubitindamo uko babaga babyutse baramutse uko bwabaga bwije amakuru mwese mwavuganaga n'imiryango yanyu n'inshuti nabo mwasize ariko noneho n'u rwego rwo gukurikirana natwe nk'ubuyobozi twakurikiranaga umunsi ku wundi twarakurikiranaga n'ibyo mwandikaga kuri iriya groupe byose twarabisomaga ngo hari amasomo tuzakuramo yo gukomeza kunoza gutaha ariko twagira ngo tubashimire nagira ngo tubivanye ku mutima dushimire timu mwajyanye abayobozi bari bakuye na Sheikh Jamiru n'abandi bari muri kumwe timu y'abahaji uko baduhaga gahunda Sheikh Jamiru yaduhaga report buri munsi mu by'ukuri yarabashimye yuko mumufasha kandi muzuzanya turabashimira rero kuko iyo umuntu ayoboye abantu bakamufasha bakuzuzanya bakajya inama birushaho kugenda neza ubutumwa rero nagira ngo nanone nkurikizeho tubivanye mu mutima dushimire itsinda ryateguye hijja uhereye mu myiteguro ya mbere kuko hijja itegurwa umwaka wose rero hari abatararyamye hari abavunitse turabashimira cyane barimo komisiyo y'imigenzo y'idini harimo n'abayobozi mu nzego z'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda zitandukanye bose turabashimira cyane bwitange bagize Imana buri wese umusanzu we Allah azamwakirire yakoze nagira ngo rero kugira ngo utaza gufata umwanya tugane ku musozo nagira ngo mbere icyo gusozerezeho ikamvuga